go ariko no wapi Imani ba umugisha. Gisa. Karame. Ndashaka banza wongera ukubitamo akantu umuhungu wanjye n'ubundi nta wamenya. Noneho ndashaka mbe umuntu wa mbere ukoreye surprise Anita Pendo. Ndagira ngo iyi ndirimbo Anita ngwino hano nkwereke. Ngwino nkwereke utuntu ngukorera. Ndashaka kugabanya, ndashaka ko uyu mwaka urabona kuntu umuhobereye, reka mbitaze nkwereke. Ongera umuririmbire Anita n'aba bantu bose uruyenze. Mumfashe kuririmbira Anita. Sibyo nimwi nicyo after na swear. Okay. Reka tumuririmbire. Muririmbire nushaka unamuhobere bro. Jani gift yanjye nugira ikibazo. Ninjye ukontorora humura cyane. Ndakwemera cyane. Ndakoze. Mumfashe tumuririmbire. Iyo ndabyo urukundo nkunda. Shaka inyitsurano nagutekereza ariko nzagukunda wow so ndagira ngo mbere aka kantu dukora sibyo tugakorere uyu muvandimwe kambaka nziza Imana imushimishe mu byo ukora byose Imana